Inkuru yacu y'uyu munsi tuyitangiriye mu mudugudu wa Kinyaga, ahari hatuye umuryango wavutsemo umukobwa mwiza w'uburanga witwa Goreti. Yari umwana wo mu muryango w'abakene cyane, basanzwe bakora ubuhinzi buciriritse kugira ngo babone imibereho. Ndagushimiye wowe ufunguye iyi nkuru, wowe ugiye kubana natwe muri iyi nkuru y'umunsi, inkuru y'umugabo wakunze umukobwa cyane, akamushaka, akamugira umugore, ariko nyuma akaza kumwirukana amuziza ko atazi guteka, agashaka undi kugira ngo ajye amutekera neza, ariko ntibyabahiriye, yaramwirukanye nawe yifuza kugarura uwo yari yarirukanye. Niba ugize amatsiko, ubane natwe muri iyi nkuru kugeza irangiye. Reka ngusabe niba ugeze hano bwa mbere, ukore subscribe, niba usanzwe uza hano ukore like, kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu zitandukanye. Reka dukomeze. Uko umwaka washiraga n'undi ugataha, umuryango wa Goreti, uyu mukobwa wavukiye mu cyaro, ntabwo imibereho yabo yahindukaga, kuko mu buzima bwabo bwa buri munsi baryaga bibagoye, bikaborohera mu gihe babaga bejeje imyaka basaruraga mu isambu nto bari bafite. Gusa nubwo uyu muryango wari ufite amikoro make, bari bazwiho kugira umutima mwiza, kuva ku babyeyi kugeza ku bana bawuvukamo. Uru rugo rwavutsemo umukobwa mwiza rero witwa Goreti, wakuranye umutima mwiza, ubwitonzi budasanzwe, ndetse no ku isura yari mwiza cyane, kuko abasore bifuzaga kubana nawe ari benshi, nubwo yaturukaga mu muryango ufite amikoro make. Gusa yakuze yibereye iwabo iyo mu cyaro, ntabwo yamenyaga ibigezweho. Bimwe abanyamujyi bakunda, ni ukuvuga guteka indyo z'abakire, kwambara neza, no gukoresha telefoni zigezweho n'ibindi. Goreti wivukiraga mu cyaro rero, Imana yari yaramuhaye ubwiza, ubwitonzi, ariko wagera ku gikundiro bigaca umugara. Ikindi kandi Imana yari yaramuhaye kugira umutima mwiza. Ku rundi ruhande hari umugabo w'umucuruzi witwaga Eric, wari utuye mu mujyi, ariko yari umukire cyane, afite amazu, imodoka ndetse n'amafaranga, ariko agahora ahangayikishijwe n'uwo bazabana muri ibyo byose yavunikiye. Igihe kimwe ubwo yari yagiriye uruzinduko rw'akazi mu cyaro, yahuye na Goreti, ariko ubwo yabonaga Goreti, yabonye ari umukobwa w'ikibero, umukobwa mwiza ushinguye, aramuhamagara, ava mu modoka baraganira, amusaba ko yamujyana ahantu azi hahingwa imbuto. Kumbi yagira ngo abone uko batindana, Goreti kwa kubaha kwe amujyana ahantu hahinze imbuto, bahageze baricara baraganira, baratinda. Eric yari yitwaje amazi na ji, barasangira, birenga kuganira. Eric atangira kubwira Goreti ko ari mwiza. Gusa burya ngo umwanzi w'ibihe ni amasaha. Izuba ryatangiye kurenga, Eric yibuka ko ari butahe kure, Goreti nawe yibuka ko agomba kujya gucyura ihene zari ziziritse mu kabande. Basezeranaho, bahana nimero za telefoni, buri wese acukwe. Ubwo Eric yafashe inzira arataha, uko arenze umutaru, akumva amajwi mu matwi ye, akumva ijwi rya Goreti. Yarambura amaso, akabona inseko ya Goreti, atangira kumukumbura ataragera iyo ajya. Ubwo nta banga yari yatangiye kwiyumvisha ko Goreti ari we umutima we wifuje, akumva ko ari we yashatse kuva kera, akumva ko ari we azabana nawe. Baratashye, buracya Eric atangira kujya ahamagara Goreti. Mu gitondo akamubaza uko yaramutse, saa sita akamubaza niba yariye, nijoro akamwifuriza ijoro ryiza. Reka ngusabe niba ukurikiye iki kiganiro utarakora subscribe, ukore subscribe kuko ari inkunga ikomeye. Goreti nawe ku rundi ruhande yatangiye kumva umutima we ukunze Eric bitewe n'uburyo yamwitagaho. Barakundana, urukundo rurashyuha karahava. Hashize amezi 5 gusa aba bombi bamenyanye, Eric yasabye Goreti ko babana. Goreti atajuyaje yarabyemeye, ariko amubwira ko bazakora ubukwe. Kuko Eric yari umukire, ntiyari bugorwe no gukoresha ubukwe. Yahise asaba ba se wabo bajya kumusabira, bakora ubukwe bwiza. Eric na Goreti barashyingiranwa, barabana. Ku ruhande rw'ababyeyi babo,
bari bishimiye abana babo bose bakoze ubukwe. Umuryango wa Goreti wishimiye ko umukobwa wabo ashatse mu rugo rwifashije, naho ku muryango wa Eric nawo wishimiye ko umuhungu wabo ashatse umukobwa mwiza, witonda kandi wubaha. Goreti ubwo yabanye na Eric, gusa yari yujuje byose byatuma buri musore amwifuza, ariko atazi guteka ibiryo bigezweho nk'amafi, inyama n'ibindi nko gukora salade byari bishya mu matwi ye. Goreti yageze kwa Eric atangira gutungurwa no kubona bimwe mu bintu yahasanze. Igikoni kigezweho yahaboneye cyaramutangaje. Yari amenyereye guteka ku mashyiga yo mu cyaro y'amabuye amwe atatu bashinga hasi. Ibikoresho bigezweho atigeze kubona birimo keto, burenda zikora juyisi, noneho yagera muri dushe yareba shawa zimwe boga amazi abamenekaho akumirwa. Yagera muri tuwarete agasanga hariyo yayindi bicaraho agatangara. Gusa hari akana kene wabo w'umugabo akari kake kagiye kamusobanurira uko bikoreshwa. Goreti nk'umwana witurukiye mu kinyaga, nyuma yo kuva mu kwezi kwa buki, wa mwana amaze gutaha yagiye agorwa no kubona umuntu wamusirimura ngo amenye imyambarire y'abanyamujyi, ngo amubwire amavuta agezweho yo kwisiga, ndetse ngo amwigishe no gutegura amwe mu mafunguro arimo ibiryo abashyitsi bakunda nka supageti, lasanya, pizza cyangwa salade. Kugira ngo bitamugora, Goreti yateguriraga umugabo w'amafunguro ajya gusa nk'ayo mu cyaro cy'iwabo. Umugabo rimwe na rimwe bikamunanira. Goreti yaje kubiganiriza abaturanyi be, baramusekera cyane kuko aho kumugira inama cyangwa ngo bamwigishe, ahubwo yari abiteje. Bakajya bamuserereza aho anyuze hose, bakavuga ko atazi guteka no kwambara neza. Abaturanyi ba Eric batangiye kujya bamuseka, bavuga ko yazanye umukobwa wo mu cyaro utagendanye n'urwego ariho. Eric yumvaga ibyo basebya umugore we, nawe bakamusebya, bikamubabaza nk'umuntu wiyubashye, aho kugira ngo acire bugufi umugore we kandi azi aho yamukuye, cyangwa ngo ashake umuntu uba wamufasha kumwigisha kumenya ibyo akeneye. Nawe yatangiye kubona ibyo byose, atangira kugenda yanga kurya mu rugo, akaza yariye muri resitora. Nyamara Goreti ibyo ntacyo byari bimutwaye, ahubwo yakomeje gukunda umugabo we, kumwitaho no kumubera umunyamahoro. Ubwo ko iminsi yashiraga, Imana yahaye umugisha Goreti, aza kubona urubyaro, abyara umwana w'umuhungu, bakomeza kubaho muri ubwo buzima. Eric rimwe na rimwe akarya mu rugo kuko ahanini yabaga ari ku kazi. Bidatinze babyaye undi mwana w'umukobwa. Goreti akomeza gukora uko ashoboye kose, arera abana be, ariko imyumvire ye yo mu cyaro ikomeza kumukurikirana. Kuko abo mu muryango wa Eric bari abakire, ubwo basuraga Eric n'umugore we batahaga babasekera kubera uburyo Goreti yabakiriye. Ibyo babibwira Eric akarushaho kubabara, kandi Eric yari atangiye kugenda abimenyera. Ubwo bamwe batangiye guhindura Eric, bakamubwira ngo ntabwo ukwiye kurya nawe ufite amafaranga. Bati niba umugore wawe atazi kugutegurira amafunguro, uzashake undi kuko uwo ufite ataguhesha agaciro kagukwiriye. Uko babivugaga, Eric yatangiye kugenda abona ko Goreti badakwiranye bitewe n'ako kantu. Gusa atangira kujya yanga kumuhahira kuko ngo abiteka nabi, atamenya kubitegura, ntiyongera kumwitaho nk'uko byari bisanzwe. Eric rero yaje kujya mu mujyi, akubitana n'umukobwa w'umunyamujyi, umukobwa wiberaga ahantu wenyine akora muri salo. Bahana nimero bakajya bavugana, ndetse Eric aza kumushakira inzu nziza kugira ngo bajye babanamo, amutekere, amutegurire ibyo yifuza byose. Uyu mukobwa witwaga Sandirine yari kavukire mu mujyi, nta kintu atari azi gukora, ku buryo amaze kubana na Eric yatumye Eric ahurwa Goreti burundu. Yamutekeraga neza, yagera mu rugo agasanga yamushyuhirije amazi yo gukaraba, akamenya gusasa n'ibindi bikurura abagabo.
yiyegurira umutima wa Eric burundu karahava. Eric yaje gukunda Sandrine cyane bituma yanga Goreti. Akajya kwa Goreti nka rimwe mu cyumweru. Goreti yamubaza impamvu akamwuka inabi. Babana gutyo, hashize igihe no gutaha kwa Goreti abicikaho burundu. Yibera kwa Sandrine na bene wabo, bamenyera ko ariho bazajya baza kumusura. Nyuma y'igihe umuryango wa Eric waramushutse, asohora Goreti mu nzu, amwirukanana n'abana. Ubundi we na Sandrine baza mu rugo rwari urwa Goreti. Iyi nkuru irakomeje. Iyi nkuru iteye amatsiko. Niba wakunze iyi nkuru, ndakwinginze ukore like, kandi nuza kuyirangiza uze kuyisangiza n'abandi kugira ngo bagende bayikuramo amasomo. Ubwo ubuzima bwarakomeje ku mpande zombi. Nubwo bitari byoroshye, umwanzuro nta wundi Goreti yari gufata, yasubiye iwabo i Kinyaga. Ababyeyi be nabo baramukundira, baramwakira, baramuhumuriza, bamwitaho mu bushobozi, bita no ku bana be. Ababyeyi be nubwo bari bafite ubushobozi, bakoze uko bashoboye babitaho, barangije baha Goreti agace k'isambu aho yiharika, atangira kujya ahinga kugira ngo abone uko aha ibyo abana be bakeneye, kuko nta bundi buryo yari afite. Goreti ntabwo byamugoye nk'umuntu wari usanzwe yaravukiye mu cyaro, yaremeye afata isuka arahinga. Eric nawe yakomeje akazi ke, abana na Sandrine, ariko babura urubyaro. Ibyo bituma Eric ahangayika cyane kuko yumvaga ashakaga kubyarana na Sandrine. Umwaka wa mbere warashize nta gutwita, hashira uwa kabiri. Iminsi itangiye kwicuma, batangira gushaka abaganga ngo bavure Sandrine abone urubyaro. Ntaho batagiye, ariko biranga ntiyasama. Eric yakomeje kubaho, abo mu muryango we noneho batangira kumusaba abuzukuru. Eric akabura icyo asubiza, atangira kujya yibaza kuri Sandrine. Umunsi umwe ubwo yari yiriwe mu rugo, yari mu cyumba wenyine, yibuka Goreti wamubyariye abana babiri, atangira kumva ijwi rimwongorera riti, wirukanye umugore wakunze, ngo nuko atazi guteka, uzana uwubizi, none yabuze urubyaro. Ese umunezero w'abana ntabwo uruta uw'amafunguro? Eric yatinze muri uwo mwanya, yibuka urukundo yakunze Goreti, yibuka ubwiza bwe, ajyanwa kure n'ibyo, agatotsi karamutwara arasinzira. Byaratinze biratebuka, Eric akumbura kubana n'umugore we wamubyariye, afata inzira atabwiye Sandrine, ajya mu cyaro iwabo kwa Goreti, agenda yicishije bugufi. Asaba imbabazi Goreti n'umuryango we, bamubwira ko ataha bakazamusubiza. Eric yagarutse mu mujyi n'isoni, yiyenza kuri Sandrine aramwirukana, amubwira ko atabana n'umugore utabyara. Hashize iminsi amwirukanye, Goreti nawe yahise amenya amakuru ko Eric yirukanye Sandrine, aramuhamagara, amubwira ko yaza gufata abana be. Eric ntiyajuyaje, yahise afata imodoka aragenda. Agezeyo avuga ko atwara abana na nyina. Yaciye bugufi imbere y'umugore we ati, gore, ndakwinginze, nsabye imbabazi, wari umugore wanjye mwiza, narakubabaje, ndagusabye ongera uze tubane, sinzasubira kukubabaza mugore mwiza. Goreti yaramurebye, amarira ashoka ku matama ye, aramubwira ngo sinigeze nkwanga, ngo nkwangire n'abana. Niba koko wemeye guhinduka, ndagaruka, ariko ntuzongere kumbabaza. Arongera aramubwira ngo ujye umenya kugenzura umutima ugukunda, ureke kumvira amabwire y'abantu, biriya byose wamoye, twari bushake ubidufasha, ariko ntubimure, nizere ko bitazasubira. Eric yapfukamye imbere ye, maze asaba imbabazi, avuga ko yahubutse, ariko bitazongera. Nyuma y'ibiganiro n'imiryango, Eric yagaruye Goreti mu rugo, yemera kumucira bugufi, amuha agaciro yahoranye, akajya amwubaha, amukunda urukundo ruruta urwa mbere. Yamushakiye umwarimu wo kumwigisha guteka ibyo atari azi, amushakira abantu bize kudoda, bakajya bamwambika imyenda myiza, atangira kujya amubona nk'umumarayika mu rugo rwe.
Ku rundi ruhande, Sandrine nawe yamenye amakuru ko Eric yagaruye umugore we mukuru, ariyakira asubira mu kazi ko gukora muri salo kuko yari yarahemukiye n'ubundi Goreti. Aratuza, Eric na Goreti bubaka urugo rwabo. Goreti na Eric bubatse urugo rukomeye rubayeho mu munezero. Noneho abo mu muryango wa Eric bamusaba imbabazi nabo kuko bashutse umwana wabo ari we Eric, babana mu mahoro, umuryango urishima, ibintu bisubira mu buryo. Abana b'uyu muryango barakuze bariga, umuryango ubona inshuti, Eric na Goreti barasazana. Abagore bo muri karitsiye bigira kuri Goreti kwihangana no kunesha ibibaca intege. Iyi nkuru ikubiyemo ubutumwa bwinshi burimo ko umugabo cyangwa umugore wese aba akwiriye kwirinda amabwire ya rubanda, akirinda abamuca intege, ahubwo akajya aganira ku kibazo we n'umugore we baba bahuye nacyo, bakabishakira umuti. Kuko nka Eric ntabwo yari akwiriye kwihutira gushaka undi mugore ngo ni uko umugore we atazi guteka neza, ahubwo yari nko gushaka umwarimu wigisha umugore we cyangwa akamushakira umukozi ubizi. Ikindi dukuye muri iyi nkuru ni uko urukundo rudasaza, ahubwo ko urukundo nyakuri n'iyo rwaba rwatandukanye, igihe kigera rugasubirana, kuko icyo Imana yifatanyirije ntawe ushobora kugitandukanya. Urukundo rurihangana, urukundo ruratsinda. Ndagushimiye wowe wabanye natwe. Niba hari isomo ukuye muri iyi nkuru, ritubwire muri komenti, kandi niba ukunze iyi nkuru kanda like, unakore subscribe, utibagiwe na share. Niba ufite igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi ushaka kutugezaho, watwandikira kuri WhatsApp. Reba izindi nkuru ziri kuri iyi channel ndetse utegereze n'izizaza. Wakoze kubana natwe, Imana iguhe umugisha.